nongeye kugusuhuza wowe ukurikiranye YouTube channel yanjye Ubwanjye TV. Niba utarakanda subscribe icyo usabwa ni ukuyikanda kandi no kunzogera kugenda ukomeza kunkurikirana umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi nakuzaniye umugani witwa Kabindi na Buki. Iyi mvugo yahindutse umugani ngo Kabindi na Buki. Ikoreshwa iyo umuntu ashaka kumvikanisha ko hashize igihe kirekire abonanye na mugenzi we, ariko bikaba byari byitezwe ko bari kongera kubonana bidatinze, maze bikazarangira baburanye burundu. Ubwo nibwo uwabuze mugenzi we agira ati yagiye Kabindi na Buki. Uyu mugani usangiye amateka n'undi ugira uti byagiye Mpiru na Nyoni. Yombi yakomotse ku mwami Yuhi Mazimpaka ari ku ijuru rya Kamonyi ahagana mu mwaka w'1700. Umwami Yuhi Mazimpaka ni umwe mu bami b'u Rwanda baranzwe n'ibintu bidasanzwe, byaba ibyiza byaba ibibi. Mu byiza bye hakabamo uburanga buhebuje, naho mu bibi hakabamo amakaburo cyangwa se ibisazi byakomeye. Iyo ayo makaburo ya Mazimpaka yabaga yahagurutse, yabonaga ibintu abandi bantu batabona kandi bari kumwe. Reba nawe, umunsi umwe yarebye hejuru abona ubwato bugendera ku bicu, ingashya zabwo zifite urusaku runini, maze yumva agomba kuzimanira abari muri ubwo bwato. Nibwo atumije umuheto we, afata umwambi awutungaho iseri y'imineke, arasa mu kirere aravuga ati Mpiru na Nyoni. Arongera afata undi mwambi awusiga ubuki awurasa mu kirere bwa bwato ati Kabindi na Buki. Noneho ngo abona bwa bwato busubiye iburasirazuba iyo bwari buturutse. Nibwo abwiye abari bamushagaye ati buriya ubwo bariya bashyitsi tubazimaniye bazagaruka. Ibyo hari ababihereyeho maze bemeza ko ibyo Mazimpaka yavuze yahanuraga kuzaza kw'indege n'abazungu mu Rwanda. Padiri Alegisi Kagame yavuze kuri icyo gitekerezo mu gitabo cye cyitwa Un abrégé et une histoire du Rwanda. We yemeza ko ibyo Mazimpaka yavuze ari amateshwa y'umusazi. Kagame avuga ko byatewe n'uko Mazimpaka yari amaze igihe yumva inkuru zituruka ku bantu bazanaga ibicuruzwa byabaga biturutse Zanzibar nk'amasaro ndetse n'imyenda byagurishwaga mu Rwanda muri icyo gihe. Na Mazimpaka ngo yari afite umwenda urabagirana yambaraga akaberwa. Uwo mwenda nawo wahiriye mu nkongi yo ku Rucunshu. Iyo rero urebye neza ubona ko ibyo Mazimpaka yabonaga ari ibyaturukaga ku bisazi, kuko ari byo byanatumye yica abantu benshi. Ni muri ubwo buryo umuntu wazaga kumureba agakubitana n'uko amakaburo ye yahagurutse yamwirasiraga cyangwa akamutanga agapfa. Nk'ubwo yishe umuhungu we yakundaga cyane witwa Insiga, ubwo yamurasaga umwambi ku manywa y'ihangu agira ngo ni umujura uje kumwiba mu ijoro. Ikindi gihamya ko ibyo Mazimpaka yabonaga bitari ihishurirwa ry'abahanuzi ahubwo byari ibisazi, ni uko Mazimpaka yapfuye azize kwitiranya urutare n'ikizenga cy'amazi. Umunsi umwe ari hejuru y'inzu ye bitaga Muturirwa, yaritegereje abona urutare, yibwira ko ari icyuzi. Bitewe n'uko abo babaga bari kumwe batamenyaga ibyo abona, yagiye yerekeza aho urwo rutare ruri
ahageze arasimbuka agira ngo yirohe mu mazi yoge, maze arwituyeho avunika urutugu, nyuma aratanga. Bahise bamujyana mu gikombe kiri hafi aho cyitwa Nkingo kugira ngo adapfira mu murwa kuru. Urutare rwishe Mazimpaka nirwo rwiswe Gatumwa. Maze rero amwe mu magambo y'abasazi adakurikije ikibonezamvugo cy'ikinyarwanda Mazimpaka yavuze ni ariya twabonye ngo Kabindi na Buki kimwe na Mpiru na Nyoni, bitewe n'uko ari amagambo yavuzwe buryo busekeje kandi avuzwe n'umwana. Abantu barayaharaye bitewe n'uko Mazimpaka yayavuze azi ko abo bashyitsi bo mu kirere ari azimaniye ubuki n'imineke bizatuma bagaruka vuba, ariko bikarangira bataje. Byatumye kuva icyo gihe iyo umuntu aherukana n'undi bikaba byari byitezwe ko bari kuzongera kubonana ariko ntibibe. Aha byatumye kuva icyo gihe iyo umuntu aherukana n'undi bikaba byari byitezwe ko bari kuzongera kubonana ariko ntibibe, bamugereranya na ba bashyitsi ba Mazimpaka bo mu bwato bwo mu kirere batigeze bagaruka, maze bakagira bati kanaka yagiye Mpiru na Nyoni, cyangwa ngo ibye byabaye Kabindi na Buki. Kugenda Kabindi na Buki kugenda ugahera kandi byari byitezwe ko ugaruka bidatinze. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe niba utarayikanda, kandi ukanda like ndetse na comment na share ku nshuti zawe, tukagenda dusobanukirwa imwe mu migani tutari tuzi.